muri 2019 umuhungu we yafashe ijambo mu nama y'umushyikirano ashima his excellency nyakwa General Retired James Kabarebe yagiye akavuga ngo abangaba akagenda bavuga baba muri FDLR akavuga amazina bamwe biga indege kandi barihirwa na RDF bose yifuzaga ko ubutegetsi dufite uyu munsi bwaduhaye amahoro bwaduhaye umutekano bwaduhaye ikintu mbese bwatumye ubuntu nyarwanda agera ahantu akubahwa akagira gute ashaka ko buvaho. Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kugenda bubana na Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame nkuko musanzwe mumenyereye. Tugenda tubana mu buryo bugiye butandukanye nababwiye ngo igihe cyose nzagengera kuri izi kamera tuzatuvugana cyangwa se nzajya mbashimira mwe mwese mwagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo iyi channel igere kuri urwego igezeho kugira ngo tube tugeze mu hafi mu 2019 mu gihe gito cyane no kubashimira cyane. Twatumaze iminsi tutagera kuri kamera cyangwa se ndagaragara kuri screen zanyu ariko noneho njenje muri bwa busesenguzi bwanjye cyangwa se muri bwa bundi mwakunze abantu bajya bambwira bati ndari bwana mwari mwatangiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbese nshimira uburyo kimuduha inama n'ibitekerezo yaba banyandikira yaba bamvugisha mu buryo bugiye bitandukanye mu by'ukuri ni by'agaciro. I salute. Uyu munsi ngarutse muri operation zitandukanye cyangwa se kuvuga ku bintu bitandukanye ariko noneho ntabwo ari gospel na showbiz ni social ariko ivanze na politics. Hari ibyo nabonye ndavuga nti ntabwo nagenda uyu munsi ntabivuzeho cyangwa se ntagize igitekerezo mbitangaho cyangwa se ntagize buryo kimbivugaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko numva ko ari ibintu by'ingenzi. Muri iyi minsi 2 cyangwa se 3 hamaze gupfa abantu navuga ngo nanone 3 ariko bavugishije abantu benshi cyane. Uwa mbere ni Twagiramungu Faustin benshi bajya bita Rukokoma ni umugabo wagiye wamenyekana cyane mu mbwirwa ruhameze mu byo yandika kuri Twitter mu byagiye bivugwa mbese ni ibintu yamenyekanye mu buryo bugiye butandukanye. Hakaza nanone uwo bita Colonel Ruhinda cyangwa se ruvuga y'imikoro protogene uyu nguyu yari umuyobozi wa CRAP wa FDLR. Nanone hakaza undi mugabo numvise bari kuvuga mu gitondo bavuga ngo ni Major Kayitare ariko yavuzwe n'abantu nza kubabwira mu buryo bumwe. Aba bantu babiri bo umwe ni wa FDLR undi biravuga ngo ni wa M23 ariko reka yenda kugira ngo nze kugaruka cyane kuri Twagiramungu reka mbanze vuge kuri abo bantu. Ku cyumweru nibwo inkuru zabaye kimomo bivuga ko Colonel Ruhinda yitabye Imana. Colonel Ruhinda uyu nguyu yari umuyobozi wa CRAP. Uyu mugabo tuvuga CRAP yari navuga ngo ni nk'agace gatoya ko muri FDLR ariko ngo gafite imyitozo iri ku rwego rwo hejuru. Mbese yari ibuye rya mwamba cyangwa se yari umuntu ukomeye cyane mu bufasha haga igisirikare cya FARDC mu ntambara bari barimo kurwana na M23. Ariko uyu Ruhinda abantu bari kuvuga mu buryo bugiye bitandukanye. Bamwe bati yarasoye muri operation mu ntambara nyine barwanaga na M23. Abandi bati yatezwe ibisasu aho yaragiye kuryama ku buriri bwe. Abandi bati yishwe n'ibikomere ariko mu by'ukuri ukuri guhari nuko yishwe n'ibikomere yatezwe ibisasu aho aryama yaravuye gutanga umusada nyine kureba uko abasirikare bameze mu ntambara nyine barimo bararwana bari guha umusada FARDC ariko noneho ageze mu rugo asanga bamuteze ibisasu bivugwa ko ari abantu bo muri FDLR bamuteze ko n'ubundi iriya mitwe usanga ari uburyo ngira ngo muzi ko yatangiye yitwarira bikaza kugenda bikamwe bice gutyo nabo ubwabo bafitanye amashyari. Ntabwo ari operation yakozwe na M23 nge niko nabyumvise. Ntabwo ari operation yakozwe na M23 cyangwa iki ahubwo nibo ubwabo bagenda bivamo nk'umunopfu. Uretse ko no kurundi ruhande bivuga ko ari M23 ndetse ari nabandi navuga ngo abadakunda u Rwanda cyangwa se abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko ngo ari u Rwanda nyine ruri hariya ruri gukora izo operation kandi zibanda cyane kuri FDLR. Ariko nibo ubwabo n'ubundi usanga bari kugenda bivamo nk'inopfo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbese nibo ubwabo usanga ibyo bintu
navuga ngo ari ibintu usanga ubwabo bafitanye ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko noneho izi inkuru ya Colonel Ruhinda yaratwitse cyane ibinyamakuru bikomakomeye birandika, za BBC zande zaki ibinyamakuru byo mu Rwanda birandika. Ariko noneho navuga ngo hari abantu nabo bahoze mu Rwanda bazi yenda imikoro y'u Rwanda, bazi yenda banashinja ko bafata M23 bagashyiraho /RDF, bavuga bati ntabwo ari M23, ntabwo urumva twebwe cyangwa se ibinyamakuru byo mu Rwanda biravuga ati biti Kongo umuntu karapfuye, FDLR yapfuye nana, ariko icyakora ntabwo tuya tuvuga cyane ngo se M23 harabayo bapfuye. Noneho nk'aba bantu barwanya ubutegetsi barimo ba Jean Paul Turayishimiye bo bavuze bati hari umukoroneri witwa Kayitare, Major Kayitare ngo muri FDLR ngo yitabye Imana. Abangaba ariko bakunda no kugenda bavuga amazina y'abantu abasirikare b'u Rwanda, bakavuga ngo bakagenda bavuga ngo uyu ngo ni umusirikare w'u Rwanda, ngo uyu ngo ni umwana w'u Rwanda, ngo uyu niki, bakagenda bakina amafoto akenshi mbona zari puri ngo n'abana b'u Rwanda mu bintu bigiye bimeze gutyo. Ariko gasanga n'ubundi ni ya mizindaro cyangwa se bya binyamakuru byabo bakoresha kugira ngo baharabike u Rwanda, cyangwa se bagende bavuga ibintu mu by'ukuri kugira ngo berekane ko hari u Rwanda cyangwa se abasirikare b'u Rwanda bari gufasha M23 kugira ngo batsinsure FARDC. Kuko ngubwo ni kiganiro zindutse akora mu gitondo gifite isange narindimo ndeba yari live n'abantu bagera mu 200, ariko bavuga uburyo ki ngo hari umujya witwa Kayitare witabye Imana mu by'ukuri shwari. Ariko usanga ni ibintu bamwe kuko hari abavuga ko ari ibintu bahimba, abandi bagafata abasirikare baba bapfuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi yenda kuko banapfuye rimwe na rimwe ari abarundi, kubera ko abarundi bari muri ya ntambara mu by'ukuri, ndetse abaturage b'abarundi bakavuga ati ariko perezida wacu aradushora mu ntambara tudafite mu inyungu, cyane cyane ababyeyi bakavuga ati twebwe tubona abana bacu bagenda, tukabona imirambo, tukabona amasanduku agaruka, nta nyungu dufite muri iriya ntambara. Kandi ko kusanga Burundi nta nyungu bufitemo, nta nyungu, kuko nta bantu bari kuvuga ngo abari gutotezwa hariya nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda noti rw'ikirundi. Hari indimi abarundi nubwo dushobora kuvugana twumvikana, ariko hari ikirundi hari n'ikinyarwanda. Kandi mu gihe M23 yahungaga muri 2013, mu gihe bari bamaze gutsindwa bamaze gutsinzurwa n'ingabo za SADC, ntago bahungiye Burundi, bahungiye muri Uganda ndetse n'u Rwanda, bari mu nkambi zo mu Rwanda. Mbese muri aspect zose, muri angle zose usanga Burundi ntaho buri kugaragara. Niyo mpamvu abarundi bavuga ati abana bacu bari kwicwa ku maherere, abana bacu bari kurwana mu ntambara tudafite mu inyungu habe na nkeya. Ikindi iyo urebye aho izo ntambara ziri kubera cyangwa se imyigaragambyo n'uburyo igenda iba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, usanga iri kubera Goma, mbese cyane Goma ihana mpaka na Rubavu. Niyo mpamvu u Rwanda rwo rushaka kugira icyo ruvuga kuri iriya ntambara, ariko Burundi nta na hamwe bwinjira muri iriya ntambara, uretse kuba bwarahaye isezerano Kisekedi ko mubwira bati twebwe tuzagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndetse ku rundi ruhande ugasanga Burundi bushobora no kugira imikoranire na FDLR yo kugira ngo niba bari gufasha, urumva bari muri team imwe, FARDC FDLR ingabo z'u Burundi. Usanga niba FDLR ivuga ati icyo turi gukorera ntabwo ari amafaranga, mu byumve neza ntabwo ari amafaranga FDLR iri gukorera, iri gukorera ko mu gihe cyose bazaba bamaze gutsinsura M23, FARDC nayo izafasha FDLR bakazikuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Niko amasezerano ameze, bakayibikoresha bakagira gute. Ariko noneho Uburundi niba nabwo buri muri team bivuga ngo nabwo urumva ntabwo FARDC izahindukira ngo ijye gufasha FDLR, Uburundi busigare, Uburundi nabwo buzabo nyine buzayifasha. Ariko niyo mpamvu mu ntambara rero ziri kuba, abantu bari kurwana, bari kwicana, bari kugira gute, usanga harimo ingabo z'u Burundi. Ariko noneho ugasanga abantu barwanya ubutegetsi bari kugenda bahindukira bagafata za ngabo z'u Burundi zishwe kuko baba bafite amazina nk'ay'abanyarwanda. Hari bakayitare b'abarundi, hari bakisi b'abarundi, noneho bakabafata bakabatwerera igisirikare cy'u Rwanda, bati n'abanyarwanda n'ingabo z'u Rwanda ziri kwicirwa hariya, which is not okay, which is not the truth. That's the rise. Barimo barabeshya abantu kugira ngo abantu bagire izindi mindset. Ariko n'abarundi bari gufira hariya bashize, ngira ngo mu minsi ishize nigize nsoma ni nko mu kwezi gushize ni gusoma ingabo z'u Burundi zigera mu 2,000 bamaze gufira harakutaka bwa Kongo, bamaze kwicwa na M23.
rero ugasanga abo baje Paul turayishimiye ni ibintu bagenda bahuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakavuga ngo abanyarwanda abaki kandi ari ibintu byo kubeshya. Nibyo rero navuze kuri ibi bintu byanavuga ngo bya uwo Major Kayitare ushobora no gusanga ari umururi cyangwa se nta nuhari. Ikindi nabo wibuke ko aba bantu bari mu buryo bwo create content, kuko niba Jean Paul turashimye avuga ati kuva mu gitondo ndirwa nicaye kuri kamera, nta kindi nyine ari bukore, aratungwa n'icyo kintu, aratungwa na views nk'uko abantu bajya babivuga. So hari uburyo rero bavuga bati kanaka kugira ngo yenda bakomeze ba training bakomeze bagire views mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu Colonel Ruhinda ngira ngo yatangiye igisirikare ngira ngo ni mu za 90 na mbere yanize mu bigo bikomeye, ngira ngo yanize yenda n'igisirikare nyuma, ariko ubwo ingabo zari zapiye zamara kubohoza igihugu maze no guhagarika jenoside, uyu Ruhinda n'abandi benshi bagiye muri Kongo hariya hafi, bese baza gushinga riri, baza gushinga FDLR. Ariko noneho operation menshi yagiye akorwa nka operation imwe ngewe nibuka yanavuzwe mu bitangazamakuru, byavuze ko mu gihe CHOGM muri 2022 mu kwezi kwa ngira ngo kwa gatandatu nibwo CHOGM yagomba kwera mu Rwanda, nabwo nyakubahwa His Excellency yahawe inkoni yo kugira ngo ayobore nyine ibihugu biri muri Commonwealth abe chairman. Icyo gihe hari yaje abantu benshi, ngira ngo n'uyu umwami icyo gihe akiri igikomangoma yari yaje mu Rwanda, bari bapanze gukora ama operation kugira ngo bice abantu mu mujyi wa Kigali, kugira ngo mbese urumva bashaka ni nko guharabika isura y'igihugu. Niba hari Justin Trudeau ni Prime Minister wa Canada, hari igikomangoma cyari kigiye kuba umwami, uyu munsi ni umwami, hari abaperezida batandukanye, perezida bagera muri 20 na 50, mbese hari abakuru b'ibihugu benshi, abayobozi ba muri za guverinoma, yari inama ikomeye. Urumva niba isi ururimi rw'icyongereza ngira ngo n'urwa kabiri bivuga ko ari urwa kabiri ruvugwa cyane nyuma y'Igishinwa, ariko noneho niba ururimi rw'icyongereza, tekereza ibyo bihugu byose byahuriye mu Rwanda muri CHOGM, ni inama ibikomeye, noneho kuvuga ngo hari umuntu wagira ikibazo mu Rwanda, ibyo bwabyo byahita byangiza isura y'igihugu. So uriya mugabo Ruhinda ni wari wapanze iyo operation, n'arapanze operation, ariko urumva no mu bundi mu bitekereze no kuvuga ngo bakeneye gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda, niko niyo mitekereze. Ndetse hari umumama ngira ngo ikigano nagikoze ku munsi w'ejo, umumama avuga ati ngewe turi muri FDLR twaranukaga, twaburaga amazi yo koga, mbese yavugaga ubuzima babayeho. We icyo gihe yabivugaga ari mutobo, bari babazanye bari mutobo, hari n'abagiye batoroka bagatoroka FDLR bakabata ubuzima ntago twabwumo, cyane ko na Colonel Ruhinda umugore we ari mu Rwanda, kwakabona ko nyine batagumana muri ari amashyamba, akabona ibyo bintu we ntago byavamo. Ngo bari ari mu Rwanda, hari abana uretse n'abana baba Ruhinda n'umugore we n'iki, hari abana nzi, hari ngira ngo ni muri mushyikirano ya 2019 uyu munsi General Omega niwe muyobozi wa FDLR. Muri 2019 umuhungu we yafashe ijambo mu nama mushyikirano ashima His Excellency, aravuga ati rwose papa wanjye ni Omega ari muri FDLR, ariko ngewe narihiwe n'igihugu nari ubuniga kuri bourse. Ngira ngo hari n'abandi bantu nyakwa General Retired James Kabarebe yagiye akavuga ngo abangaba akagenda bavuga baba muri FDLR, akavuga amazina, bamwe biga indege kandi barihirwa na RDF. Ruhinda rero kuba yapfuye, yenda ko ntabwo umuntu yakwishimira ko ntabwo navuga ngo buri muntu wese azapfa userebura uvuge ngo kanaka yapfuye, ariko ikibabaje ngewe nk'ikimbabaza nuko bari abantu mu ruhande rumwe ni byiza kubera ko bari bafite ingenga bitekerezo, ariko nanone ntabwo ari byo byiza cyane, ahubwo ibyiza cyane bakabaye adapfiriye mu mahanga, agapfa ari mu Rwanda, ari gufatanya n'abandi kubaka igihugu. Mbese yakaba yarahinduye mindset,
bakava muri biriya nk'uko abandi baza bakagira mu Rwanda, bakabona uko u Rwanda rutengamaye, bakabona uko u Rwanda ruyoboye, bakabona umutekano, bakabona iki, bakabaye bapfira mu Rwanda. Akavuga ngo mbese bagahinda izo mindset, FDLR ntinakomeze kuba hariya, kuko usanga n'ibibazo biri kugenda biteza ibibazo n'iki, usanga FDLR iri guteza ingengabitekerezo ariyo, kuko already batwaye ingengabitekerezo, bivuga ko uriya mugabo ari we muntu wari ufite ingengabitekerezo ku rwego rwo hejuru, iri ku rwego rwo hejuru. So ibyo ngibyo rero ngewe numva ibyiza ahubwo n'abariyo nabo ba Omega bakabibaza bakiyunga n'abandi banyarwanda, nkuko rwarakabije yaje mu Rwanda muri 2003, uyu munsi ngira ngo nawe yabaye retired, ariko yageze mu Rwanda arubahwa agira gute, ngira ngo yigeze no gushingwa amagereza. Mbese ntabwo u Rwanda ni wabo niho bavuka, ariko kumara imyaka mu mashyamba bakaba mu buzima bavuga ko babamo, kuko bavuyeho baraza bakabivuga, usanga atari ibintu byiza. Yapfuye yego, ariko n'abandi ngira ngo byakabaye bisomo akavuga ati kugira nzagwe mu ishyamba muraho nshingurwa, yenda niba umuntu yari ku rwego ngira ngo yenda bafite amapeti babaho, ariko mu Rwanda iyo bageze mu Rwanda sinzi niba bakomeza kuri ari amapeti cyangwa basubira hasi ho gatoya, ariko ntegeza ko batamugira umusivili totali. Urumva icyubahiro ngira ngo mujya mureba uko mu Rwanda y'umusirikare yapfuye icyubahiro ashyingurwana, ariko uriya nta cyubahiro ari bushyingurwane, nukumugera aho ngaho, sinzi ko abona n'abantu bamuherekeza. Urumva rero ntabwo ari byiza abantu ba mu muryango, abaye ari umuryango wawe ntabwo ari ibintu wakwifuza. Niyo mpamvu niba abo bantu nta kintu mu by'ukuri barwanira, niyo mpamvu usanga bashyirwa kuri liste. Hari n'umuntu wigeze kuvuga ngo iyo udafite icyo urwanira nta nubwo Imana ikujya inyuma. Ariko nka buriya M23 ifite ikirwanira, bakeneye ubwigenge ku gihugu cyabo, bakeneye kujyana bo guhabwa uburenganzira ku gihugu cyabo. Niyo mpamvu usanga bari gukubita inshuro. Mu by'ukuri urebye ugeranije imbaraga, ufashe imbaraga n'ibikoresho, ugafata imbaraga za FDLR crap, ugafata imbaraga za FARDC, ugafata imbaraga zabo bacancuro, ugafata n'abandi, mu by'ukuri ugiye ku mbaraga n'ibikoresho, ntabwo nese byasobanura gute ko inyeshyamba zirusha igisirikare cy'igihugu ibikoresho, ahubwo nuko bafite impamvu barwanira, nuko bafite discipline, nuko bafite ko bashaka gutwaramo ibintu. Kandi ko kugasanga M23 uyu munsi ifite mbese iri kugenda izamuka. M23 mu minsi yashize ntabwo yakoraga yatumiraga itangazamakuru, ntabwo yatumiraga itangazamakuru, ariko uyu munsi bararitumira. Uyu munsi baricara bagatumira itangazamakuru. Ngira ngo mwabonye press conference yabereye Bunagana, ngira ngo mwabonye ko basigaye bafite uniform, ndetse bavuga ko bafite ibikoresho ba FARDC bashaka kurwanisha igihe kingana n'imyaka 10. Iyo stock yonyine bivuga ngo rero nuko ngira ngo batangiye no kubona n'abafana benshi babashyigikira ko bafite ikintu nyine barwanira. Muri 2013 babaye nk'abatsindwa, ariko nabwo bavuga ko batatsinzwa, ahubwo baretse bakabona ko bakarekera. Icyo gihe abantu benshi babavuyeho, bamwe barahunga bajya mu bihugu za US za niho navuga ngo abantu benshi batangiye guhunga abanyamurenge, abanyamasisi batangiye guhunga cyane ko babonaga nyine nta makiriro ahari. Bamwe bajya benshi bafite amakominoti ibera muri Amerika, bibera hehe, ugasanga mbese ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu byabashimishije. Ariko kuri iyi nshuro ko babonye noneho M23 itangiye gukonka, itangiye kugira gute, itangiye kwa avansa, ndetse uyu munsi bavuze ko ndetse n'ibice byari birimo EAC yamaze no kugenda, ngira ngo abasirikare 300 ba Kenya bamaze kurira, n'abandi bazagenda bagenda, kuko mu nama bereye Arusha, ngira ngo mwarabyumvise ko bavuze ko batazongererwa indi manda. M23 bavuze ko igomba gufata ibyo bice, which is good, kubera ko nubundi batabifashe nyine byafatwa na SADC cyangwa se na FARDC, kandi Kisekedi iby'ibiganiro ntabwo bikozwa. So kuri Colonel Ruhinda mu by'ukuri ngira ngo n'abandi bose bari barwanya bafite ibitekerezo, bafite ingengabitekerezo, bakabe bareberaho bakavuga ati ariko ibintu turimo ntabwo ari sawa. Rero umuntu wavuzweho cyane ni umuntu bita Twagiramungu Faustin, ariko nashimishwe n'ijambo rimwe rya nyakubahwa Tito Rutaremara. Mu by'ukuri ntawe utazi ko Twagiramungu Faustin ari umuntu wari ufite ingengabitekerezo, ari umuntu warwanyaga u Rwanda, ari umuntu utavugaga neza ubutegetsi bw'u Rwanda, rimwe na rimwe anagorekaga amateka, ariko
nashimishwe nuko umuntu witwa Tito Rutaremara yavuze ngo nubwo Twagiramungu atadukundaga atangundaga FPR n'ubutegetsi bwayo, ariko ntabwo nakwifuza, ntabwo nakwishimira ko yapfuye. Bigaragaza umuntu ufite ubumuntu, bigaragaza umuntu uri macuwa, bigaragaza nubwo umuntu yenda mushaka ko cyane cyane politike, buriya politike bajya bavuga ngo ni umukino umuntu adashaka kumenyera, nta mwanzi uhoraho ngo nta nshuti uhoraho ngo nta n'umwanzi uhoraho. Ndabo urugero yenda nko mu gihugu cya Kenya, ngira ngo muzi ko umuntu witwa Raila Odinga arimo ahangana na Ruto mu matora, ariko yo urumva habaho nicyo twita ngo ni imyigaragambyo, bo babyita mandamano. Abantu bakajyaho abashyikira Raila Odinga wabuze ubutegetsi, bakajyaho bakigaragambya bati Ruto ntitumushaka, arazamura inuza, arazamura ukosi yo kubaho, ibintu nk'ibyo. Ariko urumva bamwe bari mu mihanda bari kwamagana Ruto nakohereza abapolisi bajya gutera tiagas muri abaturage bari kwigaragambya. Ariko ku rundi ruhande ukaza kubona Raila Odinga na Ruto bari gusuhuzanya, bari kuganira. Biriya byanyeretse ikintu gikomeye cyane. Politike ni ikintu gikomeye, ariko nanone binyereka ko abayobozi dufite twebwe mu Rwanda ari abantu bari bakure kandi banatekereza, mbese bafite analize zabo zo ku rwego rwo hejuru. Kuko nta muntu urumva bamwe harabatangiye kutuka kigarasha kiragiye giki, yego ntibyari kigarasha, ariko nanone iyo umuntu yapfuye ntabwo ntekereza ko ari ibintu nyine iyo umuntu wapfuye already yagiye. Ibyo turi kumubwira ntabwo ari kubyumva, ibyo turi kumuvuga ntabwo ari kubyumva, ntabwo ari umukosore, already yagiye. Nuko nyine Tito yavuze ijambo numva rwose ndarikunze. Twagiramo Faustin yavuze ibintu cyakora byagiye bikomeretsa abanyarwanda, akavuga ngo hari genocide ebyiri, ngo hari double genocide. Twagiramo Faustin ngira ngo yagiye yigeze avuga ngo abantu ngo nibafate ngo abantu ngo nibafate imbunda ngo bajye gufasha ngo FDLN na za FLN na zaki na za MLS deniki. Twagiramo Faustin yifuzaga ko ubutegetsi dufite uyu munsi bwaduhaye amahoro, bwaduhaye umutekano, bwaduhaye ikintu mbese bwatumye ubuntu nyarwanda agera ahantu akubahwa, akagira gute, ashaka ko buvaho. Ntabwo yakoze, ntabwo umuntu twavuga ko yakoze ibintu byiza, ariko nanone back in the days twibuke ko ari umuntu nabuta yari byasaga nawe muri opposition ku butegetsi bwa Habyarimana, akavuga ati abantu ntabwo nshaka ko abantu bari hanze impunzi mukomeze kubita ngo nabagande n'abanyarwanda. Ngira ngo yaje gushinga n'ishyaka ritavugaga rumwe ryari nka oppose, ndetse bivugwa ko yanagiye guhurana n'abantu ba FPR, ngira ngo ni muri Belgique. Uretse ko nyuma yaje kuba prime minister ku butegetsi bwa FPR Inkotanyi, namaze gufata ubutegetsi nyuma, ariko aza kubitarirukanka nibwo yagiye muri opposition. Mbese hari ibyo yakoze byiza, ariko hari n'ibyo nyuma ibyo yakoze bibi yenda biza ari byo byinshi. Ariyo mpamvu ko urumva atabarutse akiri muri ya side itari nziza, niyo mpamvu yenda abantu bamunenga. Ariko njya mbona y'abantu bagiye gushyingura, yenda ntibaranamushyingura, ariko njya mbona abantu bagiye gushyingura yenda mu muco wacu usanga n'umuntu akenshi numva nta buhamya buba abantu batanga, bakavuga ati abantu bose yari umuntu mwiza, yari umuntu nyine juste kugira ngo wa muntu bamuherekezanye amagambo meza, icyubahiro, mbese bamuvuge ibintu bitari bibi cyane. Kuri icyo cya Twagiramungu ngiye ku bwanjye numva abantu ya n'umuntu nanone mukuru, nubwo ikintu bamwe baranavuga bati ese yishwe n'iki, abandi bati harabona njye mbone nkuru bwa mbere nabonye umuntu wari wanditse ngo ibanza ari Rwanda online, bavuga ngo Twagiramungu ngo yarashwe, abandi ngo yabyitse mu gitondo ngo yumva atamereze neza, ngo nyuma ngo aza ngo guhitapfa. Abandi bati ni ubusaza n'ubundi yarashaje, abandi bati ni yararwaye indwara, ngo niba sinzi indwara ukuntu bayivuze, ariko numva ari ibintu nyine bigiye bitandukanye. Ariko igihe ari cyo nuko umuryango uvuga ko yabyutse atameze neza, nyuma yo kutamera neza nyuma za kwitaba Imana, Imana imuruko ridashira. Ngira ngo nta wakwishimira ko umuntu yapfuye
kandi agapfa nanone akiri mu byaha akiri mu bibi, ahubwo twakwishimira ko yenda umuntu yapfa yabanza gukemura ibibazo afitanye n'abantu cyangwa se no kwiyeza nyuma agatabaruka. Buriya yenda burebye twakoreye ku isi n'ibishiko ku ijoro rinabaho, Imana izabitubaza, nawe buriya afite ibyo azabazwa, afite uko azagira. Hari bamwe bamufata nk'intwari, abandi bakamufata nk'ikigwari, ariko ibyo byose ikiruta ibindi ni uko yatabarutse. Ni umusaza ufite abana abuzukuru, no mu minsi ishize ngira ngo yari yabuze umwana w'umuhungu. Umuntu yavuga ngo Imana muri uko ridashira, nkuko nyakubahwa Tito Rutaremara navuze ati mu by'ukuri nubwo yatwangaga ariko ntabwo nakwifuza ko nakwishimira ko umuntu yapfuye, nakwishimira ko asize umuryango, nakwishimira ko asize nubwo nyine bari aho ngaho, nubwo nawe tifuriza ko abantu babaho, atifuza ko abanyarwanda babaho, atifuza ko abanyarwanda bagira amahoro, atifuza ko abanyarwanda bagira umutekano, atifuza ko abanyarwanda mbese yashaka gupfobya jenoside, ikintu umuntu adashobora kwihanganira. Ariko reka kuri Twagiramungu Faustin, hari amagambo yavuze atari meza, hari ibyo yavuze bitari byiza, hari abayateye inkunga kugira ngo baze basenye ibyo twagezeho. Nanone ibyo ntabwo umuntu yabimushimira, ariko nanone Imana imworohereze, Imana imworohereze, Imana imworohereze, Imana imworohereze. Ndimo nsoma ama-comments n'ama-post abantu bagiye batanga ku bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane bikubereye iwacu. Nagiye kubona mbona abantu baravuga bati mu Rwanda yenda cost of living iri kugenda isa naho izamuka, akazi kakagira gute, akazi kakagenda kabura mu buryo bumwe. Ngira ngo ejo bundi nababwiye story y'abana b'abakobwa, abantu bajya bakoresha ibyo bintu bagashaka kujya kubacuruza bakagira gute, nabumvishe story y'abakobwa. Ariko ngira ngo leta yacu iri kugenda ibicamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi inabikosora. Ngira ngo ni ifaranga ryacu, ejo nasomye inkuru ku Gihe byerekana buryo ki impamvu ifaranga ryacu riri kugenda rita agaciro ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ngira ngo leta yacu ni leta ikunda abaturage bayo, ngira ngo ibidushakira ibyiza bya buri kanya, ngira ngo ibyo nabyo bizakemuka. Reka mbashimire rero yari comments zanjye kuri abo bantu bari kuvugwa ngo bapfuye muri FDLR, abandi bakavuga muri M23, abandi kuri Twagiramungu Faustin, kugira ngo ngire yenda icyo mbivugaho cyangwa se comment yanjye kuri ibyo ngibyo. Ariko nanacyaha nanahwitura abantu bagenda bafata ibintu bimwe bakihuza n'ibindi kandi mu by'ukuri biri nonsense. Ndabashimiye.